musubize inkota mu rwubati. Ibaze gufata abantu ukabashyira hariya, abantu bambaye ukabakuramo imyambaro y'icyubahiro ukabambikwa. Burya wabona umuntu w'ubwe yiyambika ubusa ukavuga uti niwe wikojeje isoni, nta kindi twari bumukorere. Ariko ibaze kuza ugasanga abashumba 400 bicaye mu byicaro byabo bashumbye amaparuwase, warangiza ukabakuramo amakote ya gishumba bose ukavuga uti ibaze. Ni nkuko wajya mu isoko, ni nkuko wajya ahantu ugasanga abantu bambaye ugatega nka kundi Dawidi ngo yafashe abafilisitiya ngo akabaca ibinyita ngo 250. Murabizi ko ajya kuba ku rusengero Imana yaramubujije aramubwira iti ufite amaraso mu biganza. Ibinyita abantu bagize ngo ni imyenda n'ubugabo. Yafashe abagabo arabashahura, apakira ubugabo igifuka cyuzuye cy'ibyo biroti yaciye araza turi imbere ya Sawuli, kandi Sawuli yari yamutumye 100. Dawidi aragenda n'umujinya mwinshi afata abagabo 300 arabasha. Ifate gufata abagabo 450 ukabashahuraho ubushumba, warangiza kubashahuraho ubushumba ugashyira hariya. Ugafata abandi 150 ugashahuraho ubushumba, ugafata 1000 ugashahuraho ubushumba reka mbabwi. Ariko nawe byumve, ibaze gushahura ugakuraho. Ibaze gufasha abantu, ibaze gufata abagabo 450 cyangwa 500 ukabasanga muri sare bambaye amakositimu, ukavuga ati amakositimu muyavemo muyasige hariya. Bagasohoka bambaye ubusa bikokoye. Nsige mpura n'abapasitoro bikokoye, n'abashumba bikokoye. Ntawe ukita abashumba bamwe bagiye kumotara, abandi bajya kunyonga, abandi bajya guhinga. Ntawe ukibita abashumba barikokoye, uwo mwenda wabavuyeho. Hari igihe rero abantu baceceka ukagira ngo ntago bakubititse, abantu baceceka ukagira ngo ntago bahohotewe. Kandi ibintu buriya iyo abantu babivuze hari ibintu bibiri bibaho. Cyambere iyo umuntu avuze ibintu arabohoka. Icya kabiri iyo umuntu avuze ibintu abantu barabyumva bakumva koko hariho n'akarengane. Reka tugaruke turebe. Usabyimana Samuel yari umuvugizi w'itorero rya ADEPR. Mu 2013 hafi 2012 hatangiye induru yo kumuhiga. Bigeze 2013 baramufata ngira ngo bakubita mu cyico, baramuranduye. Ngira ngo bamaje kumurandura bamukuyeho bamurega ikintu cyitwa ngo nivangura nitonesha. Usabyimana Samuel, kandi muzi neza ko mu bashumba bashumbye ADEPR b'imfura uyu musaza ni ntagererano. Yavuyeho amaje kuvaho n'ibiki byamubayeho. Yajyaga ajya gusengera mu rusengero rwa ADEPR bakamwima intebe yo kwicaraho. Yari umuvugizi w'itorero rya ADEPR, bakamwima intebe yo kwicaraho, kugeza ubwo ubuyobozi bwa ADEPR bwamusabye ko atazagira urusengero na rumwe rwa ADEPR. Bamubwira urusengero rwa ADEPR rwamumenyesheje ko nta rusengero na rumwe rwa ADEPR yemerewe guteraniramo hano mu gihugu cy'u Rwanda. Bamwambura imodoka y'itorero. Ndeka nshimire icyo gihe ntago ari nk'ubu ngubu. Icyo gihe ADEPR yari gifite abakristo bagifite umwuka wera. Bamwe mu bakristo bishyize bamwe bamugurira imodoka yo kujya agendamo nk'umuntu wababereye umushumba. Bati mushumbi iyi modoka niyo tukuguriye, bamuha kontake na karite jaune. Ubu nta babikora, ngira ngo abantu benshi bamaje gucanganyukirwa babaye ibicamuke. Ariko Imana itabara itorero. Samuel yicaye iwe mu rugo n'umuntu ugiye kumusura bakamuca. Ibi byakogwaga na Tom na Sibomana. Kimwe mu bintu bibabaje Bibiliya iravuga ngo uko wagenje niko uzagira gute uzagenzwa. Byaje kurangira Tom aciwe, Sibomana aciwe, nabo birukanwa mu rusengero mu mbyicara abapasitoro. Muzi ko Karuranga yabambuye impeta za gipasitoro. Karuranga yakoze agashya, yabandikiye abamenyesha ko bambuwe inshingano ya gipasitoro. Ni ibintu bidakunze kubaho muri ADEPR, ndetse binakomeye ko umuntu wayoboye itorero kugera ku rwego agera ku gasongero karyo, ubuyobozi bwa ADEPR bwicara bukamwambura inshingano ya gipasitoro. Abajya i Nyarugenge muzi ko witwa Sibomana yicara mu bakirisitu.
umuntu wabaye umuvugizi w'itorero, umuntu wabaye umushumba wungirije w'itorero, umuntu wabaye regionali, yicara mu bakirisitu hari i Nyarugenge. Ngira ngo uyu munsi tuze kugera Karuranga niwe wabikoze. Karuranga ntabwo nzi intebe yicaraho uyu munsi, ariko ari mu banyamuhamagaro cyangwa se ari mu bakirisitu. Ntekereza ko nawe mu nsengero zose za ADEPR hano mu gihugu cy'u Rwanda, muzi ko niba ariho abagabo bazi kubwiriza neza, uwitwa Karuranga ari mu bantu ba mbere bazi kwigisha neza, bafite impano yo kwigisha. Uyu munsi nta rusengero rumwe rwa ADEPR yemerewe kuramburiramo Bibiliya ngo yigishe ijambo ry'Imana, witwa Karuranga Ephraim. Siko bimeze na Yohana na John. Aba bantu basimbuwe na Izayi. Izayi yaraje arakubita, we ngira ngo abandi wenda bo bahingishaga ipiki, we yazanye tingatinga cyangwa cyakaterepurari, arasya, ararimbura, arataba, aravanga, arasizo, mbese ibintu yakoze ni ibintu biteye ubwoba, ni ibintu biteye ubwoba kandi bikomeye. Ibintu yakoze ndagira nkubwire ngo ni ibintu bikomeye cyane. Ibi ngibi arangije kubikora, mu bantu yamenaguye, buriya hari abantu bakora ibintu, murabibuka ko nka Karuranga yagize gutya, afata umupasiteri witwa Kiza Tadeyo, agize imyaka 50 n'ingahe, amukubita muri pasiyo ngo Kiza ngo yiyamamaje ngo arashaka kuba umuvugizi. Afata uwitwa Rurangirwa amushyira muri pasiyo ataragera igihe, abaziza yuko gusa ngo mu gihe cyo kwiyamamaza biyamamaje. Umwe yari regionali w'umujyi wa Kigali, undi akaba regionali ngira ngo sinzi ururembo yayoboraga, manza ari ururembo rwa Kabuga. Arangije arabafata abakubita muri pasiyo. Icyo yabajijije nta kintu, ntabwo ari uko bashaje, si uko bananiwe, si uko bakoze ibyaha, si uko itorero dashoboye ko, icyo yabahoye ni kimwe gusa, ngo nuko mu gihe cyo kwiyamamaza nabo biyamamaje nkaho itorero ari irye, ngo niwe wagombaga kwiyamamaza wenyine. Akirangiza gutorerwa rero kuba umuvugizi, ajya mu mwiherero, asohoye raporo y'abaregionali ntibibonaho, asohoye abashumba b'amaparwa b'indembo b'uturere ntiyibonaho, yasohoye abashumba b'indembo n'ababungirije basanga ntibariho kandi bari abashumba b'indembo, asohoye n'urutonde rw'abashumba b'uturere asanga ntibariho. Arangije mu itangazo avuga ko Pastor Kiza Tadeyo na Rurangirwa Emmanuel bashyizwe mu kiruko kizabukuru. Umva ubugome, umva ubugome. Ari nabyo mvuga ngo biri RGB ko ikazi gahindura abayobozi, ntabwo irakemura ikibazo nyirizina kiri muri iri dini ya ADEPR. Iyi dini ya ADEPR icumbikiye abantu b'ibyihebe, icumbikiye abantu b'ibicamuke, icumbikiye abantu bakomeretse, icumbikiye abapasitoro ewana bameze babaye nk'abajanjawide. Ahari abajanjawide ni abantu bo muri Afurika, bo muri Ntuza, ni abantu najyaga numva bakaze muri Sudani, babirindutse bakoraga ibintu bikomeye. Nawe umuntu araza akavuga ati ni pastor abaye umushumba, akaza agakora ibintu my friend, n'umuntu bakuye mu kabari cyangwa n'umuntu utarigeze amena Imana atashobora gukorera abantu asanze, akaza agakora ibintu, akaza aho kugira ngo afate Bibiliya abari yakoresha akemura cyangwa agira, agafata impiri cyangwa agafata inkota akabaga akarimbura agateka kotsa agashyira hariya. Noneho rero uyu mubyeyi Izayi twari tuzi ko we ari umusore mutoya wenda udafite n'ibikomere, ugiye gukora ibintu ku buryo ahumuriza abantu. Umuhungu wa Salomo witwa Rehobowamu yabwiye abasaza, arababwira ati data yakoreshaga akangaka, ati ngenda akoresha igikuma. Tiwe yabakubitishaga imikoba, ati ngenda akoresha sikoropiyo. Izayi we yakoresheje sikoropiyo.
nawe yakoresheje sikoropiyo. urumva araza afata abagabo bitwa bazigira inshuti, ngira ngo murabazi zigira inshuti. urumva umuntu washinzwe ivugabutumwa muri ADEPR, icyiciro bita ngo ni dave gikomeye cyane, agakora umurimo w'ivugabutumwa. zigira inshuti ni umugabo ukomeye, ni umugabo waruzuye umwuka wera, ni umugabo abantu bubahaga, arafata ararimbura arajugunya. ngira ngo zigira inshuti nta hantu yemerewe kwigisha muri ADEPR neza, arahwanya. hari abapasitoro dufite abantu rega, hari abapasitoro nzi bitwaga ba Mutagarama. ba Mutagarama ndababona, Viateri, ba Rutagarama Viateri. hari abapasitoro ba Masumbuku Josue, ngenda mbabona ba muntu Benjamin n'abandi batandukanye, abitwa ba Kome n'abandi. nta muntu n'umwe uyu munsi ADEPR bagomba kuyibona nk'uko duca ku ipoto. nta muntu n'umwe wemerewe, cyangwa se reka sibyo. ibi bintu byose ushobora gutekereza ko ngo urimo gutegura ibi bintu. ntabwo abantu bashobora kugira ngo ntabwo abantu bababaye, sibyo, ntabwo abantu bababaye. ariko buryo ushobora gutekereza ko ngo uri gutegura ikintu cyiza, ariko nyamara ukaba urimo gutegura ikintu. buryo ushobora kugomera amazi, ukaba uzi ko ngo uri kugomera amazi, nibyo koko, ariko kubera ko ibintu uri kugomeza bidakomeye, ayo mazi akuzura, yamara kuzura agatomboka, yamara guturika ugasanga asenya ibintu byinshi. kandi iyo uyareka ntiwiguye agomera agakomeza kugenda, yari buzajya agenda ari make, ntazagire n'ibintu byinshi yangiza. ubu ni ubugome. utaza kugira ngo hari abantu bavuga ngo niko Imana ngo yabishatse. oya ntabwo ariko Imana yabishatse my friend. ngo ni umurimo, kandi umuntu yaragize akakubwira ngo twe turi gukorera iki Imana, turi gukorera Imana. ari nacyo ngira ngo perezida wa repubulika yagarutse aravuga ati ubu inshingano z'amadini turazizi. ntabwo ubundi mu rusengero ari ahantu abantu bakwiriye kuza kubabarira, abantu ngo baze kuhashavurira, abantu baze kuhakubitikira. umuntu akagufata akagukandagira. umuntu umwe wakandagiye umuntu, aramukandagira rwose pe, ari pasitoro, aramukandagira mwambura ubupasitoro. nta cyaha yagize gute yakoze, mwambura ubupasitoro. kandi Bibiliya mwirengagiza uko ivuga. Bibiliya avuga ngo uko wagenje niko uzagira gute uzagenzwa. njyewe uyu nkubise ndakubabarira, ariko simbyibagirwa. kubyibagirwa byo ntabwo bishoboka. si ubwo ubuse reka nze nkubaze, ubuse wakwibagirwa umuntu wakwiciye umugabo? se wamwibagirwa ute? hari foromilere ibaho ishobora gukoreshwa uwo muntu ukamwibagirwa. ubuse wakwibagirwa umuntu wishe papa wawe na mama wawe? ubuse hari uburyo bubaho bushobora kuba mu muntu uretse wenda gukora nk'impanuka ukagwa muri koma, ukibagirwa n'igifaransa n'icyongereza n'ibindi wize byose, icyo gihe uba uri debile, sibyo? uri debile. ibyo bintu mu bantu bababeshya, ntabwo ibyo bintu wabyibagirwa. ntabwo wakwibagirwa ibintu abantu bagukoreye, ntabwo ushobora kwibagirwa ubuhemu wagiriwe. ikintu kikubaho ni ibintu bibiri. icya mbere ni ukubababarira, icya kabiri ni ugusaba umwuka wera akongera ikinyabutabire cyongera kwihangana muri weho, ugahora wihanganye. ariko nyamara buriya ntabwo dukwiriye kubabazwa n'abantu bo mu rusengero, sibyo? buriya ntabwo perezida wa korari akwiriye kuberaho kubabaza abaririmbyi. ntabwo ibyo bintu ari byo. perezida wa korari ahubwo agomba komora abaririmbyi, ntabwo ari ugukomeretsa. ntabwo umushumba akwiriye kuberaho gukomeretsa abapasitoro n'abavugabutumwa. urumva, njyewe uzi ko ntaraba pasitoro nari ntarakomereka, ntaraba umuvugabutumwa nari ntarakomereka, ariko mbabazwa nuko nakomerekejwe n'umupasitoro mugenzi wanjye mu mwuka, akaba ari ufata umuhora akantema. ibyo ngibyo ntabwo nanabyibagirwa. cyokora ikimbaho ndakubabarira, kuko Yesu yavuze amagambo akomeye. Bibiliya avuga ngo ndetse n'abamuteye amacumu bazamubona.
sibyo bazamubona. Ibyo ni ibisobanuro by'uko niba Yesu mu kuzuka, reka umyumve neza, mu kuzuka Yesu yazukanye ibikomere. Yabwiye Toma, aramubwira ati zana urutoki reba. Yeretse abigishwa be aho bamuteye imisumari naho bamuteye icumu. Kuki Imana itafashe Yesu mu kuzuka ngo avuzuke nta bikomere afite? Ubwo bisobanuye ko Imana yari kuba akize, Imana yari kuba yibagiwe, ariko kugira ngo Yesu azahore yibuka, sibyo? Kugira ngo ndetse n'abantu bazajye bibuka, agomba kuzatugera imbere akagira cya akatwereka ibikomere, tugahonga mu maso, tugahita tubona ko twamubabaje, twigeze gukorera Satani adutuma kwica umwana w'Imana. Niyo mpamvu natwe ntabwo dushobora kwibagirwa. Ibyo bintu ntabwo bibaho, kandi tugomba no kubivuga. None tugomba no kubivuga kandi tunabibwire n'ababikora. Si byiza, ntabwo ari byiza gufata umudiyakoni ngo ushyire hariya ngo ukubite. Gufata umuntu weho ubwawe, itoro niryo ryafashe umuntu rimukura hasi riramurera. Ibaze nawe uri umubyeyi utwise umwana amezi 9, uramubyaye, uramwonkeje n'amashereka yawe, uramuhetse umugongo, aracutse yize kugenda, uramudengagije, hera abarezi, aguye mu byondo, uramukarabije, umupfunyika imwira, umujyanye mu ishuri arize, umwana arakuze abaye umusore, urangije ufashe icyuma urakimuteye, umugize ikimuga. Bya bintu byose wamukoreye abihindura 0. Icyo yibuka ni cya cyuma. Ibi ni byo bintu bashumba mukora. Ugasanga umuntu ashumbye ururembo. Reba, kugira ngo umuntu agere ku rwego ayobora intara muri ADEPR irimo hafi 800 by'abakirisitu. Reba ahantu ADEPR yamukuye mu kabari. Reba ahantu, reba igishoro, reba uburyo yagaburiwe, reba amata yanyoye, reba ikiguzi abavuga butumwa n'abandi bashumba bakubanjije bamutanzeho kugira ngo uyu muntu akure agire ubwiza n'ikibengukiro, kugeza ubwo itorero rimibenguka rikamuha ururembo. Warangiza ukaza ugaterura ugakubita hasi, ugasya ukigendera. Umuntu akagira ubwo umushumba, warangiza ukaza ugaterura ugakubita hasi. Ari uyu muntu ukomerekeje ntashobora kubyibagirwa. Kandi reka nze nkubwira, hari igihe abantu bicara bakavuga ngo nta kintu bishobora gutwara. Reka nkubwire, nta kintu kitagira ingaruka kibaho, sibyo? Icyo umuntu yakoze bakizi kimugiraho ingaruka, ikibi wakoze batakizi kikugiraho ingaruka. Nta kintu na kimwe ushobora gukora ngo ntikikugireho ingaruka. Gusa hari umuntu twasenganaga witwaga Mbiteza Amaso, cyangwa yitwaga Mbiteza Amaso, tubitega amaso. Ariko nyamara buriya uko wirukankanya umuntu ku gasozi umukomera, haza ikindi kinyejana nawe bakakwirukana ku gasozi bagukomera. Ibi bintu mu byumve, musubize inkota mu rwubati. Ibaze gufata abantu ukabashyira hariya, abantu bambaye, ukabakuramo imyambaro y'icyubahiro ukabambikwa. Burya wabona umuntu w'ubwe yiyambika ubusa, ukavuga uti niwe wikojeje isoni, nta kindi twari bumukorere. Ariko ibaze kuza ugasanga abashumba 400 bicaye mu byicaro byabo bashumbye amaparuwase, warangiza ukabakuramo amakote ya gishumba bose, ukavuga uti ibaze. Ni nkuko wajya mu isoko, ni nkuko wajya ahantu ugasanga abantu bambaye, ugatega nka kundi Dawidi ngo yafashe abafilisitiya ngo akabaca ibinyita ngo 250. Murabizi ko ajya kuba kusengera Imana yaramubujije, aramubwira iti ufite amaraso mu biganza. Ibinyita abantu bagize ngo ni imyenda n'ubugabo. Yafashe abagabo arabashahura, apakira ubugabo igifuka cyuzuye cy'ibyo biroti yaciye, araza tura imbere ya Sawuli. Kandi Sawuli yari yamutumye 100. Dawidi aragenda n'umujinya mwinshi, afata abagabo 300 arabasha. Ifate gufata abagabo 450 ukabashahuraho ubushumba, warangiza kubashahuraho ubushumba ugashyira hariya,
ugafata abandi 100 ugashahuraho ubushumba, ugafata 1000 ugashahuraho ubushumba, reka mbabwire, niba umuhamagaro ari uw'Imana, impano dufite akaba ari Imana yaziduhaye, igihe abantu bamaze akaba ari Imana bakoreraga, reka tunabare ko abantu bagira intege nke. Ariko bujya mu minsi y'umuntu yabayeho, niba ari iminsi 10 ari mu murimo, niba hariho n'iminsi 2 gusa yaba yarashimishije Imana, Imana izibuka iyo minsi 2, Imana izayibuka, Imana izayibuka. Ibyo bintu abantu babimenye. Ariko nawe byumve, ibaze gushahura ugakuraho, ibaze gufasha abantu, ibaze gufata abagabo 450 cyangwa 500 ukabasanga muri sare bambaye amakositimu, ukavuga ati amakositimu muyavemo muyasige hariya, bagasohoka bambaye ubusa bikokoye. Nsige mpura n'abapasitoro bikokoye, n'abashumba bikokoye, ntawe ukita abashumba, bamwe bagiye kumotara, abandi bajya kunyonga, abandi bajya guhinga, ntawe ukibita abashumba, barikokoye, uwo mwenda wabavuyeho. Abana barigunze, abagore bikoreye amaboko. Hajya ngo ibi bintu bizarangira gutyo gusa. Reka tubitega amaso, ariko njye mbivuze nta mutima mubifite, njyewe mbivuze kugira ngo nkire, njyewe mbivuze kugira ngo ubikora yumve ko atari byo, agarukiraho, kuko tuba tubona umugambi ubu gikomeje. Erega hari igihe inzira abantu bayihemukirwamo ari benshi, abantu bagero bakayicikamo, kandi bamara kuyicikamo ikarara. Gusa ntabwo mubona bakayicikamo ikarara, igihe gishobora kugera ibi bintu noneho abantu baba bakangisha ngo umuntu w'Imana, abantu uwo ni wo mugambi wa shitani, abantu bakabyanga noneho burundu, bakanabyanga rwose pe. Kandi mubona ko abantu bagenda banabyanga, ubu kugira ngo n'umukitsi azaguha ituro, n'abakitsi bazagira bange no kujya batanga amaturo mu rusengero, bange no gutanga icya-10, ibintu byose abantu babyange, kandi nyirabayazana ari urugomo rugenda rukorerwa mu madini. Imana ibahe umugisha. Nitwa Pastor Sibomana, mukore subscribe ku Mugabane TV, mukore like. Ibiganiro byacu nakagaruka, bye bye.